agaciro. Niyo mpamvu uko bwije n'uko bukeye babona uri gutera imbere. Ubu buzima dufite ni wowe tubukesha, kuba turiho kubera Imana, kuba turiho kubera Imana.
turi kubaha ikaze muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no kuramya Imana no kuyihimbaza kuko muzi neza ko ari byo dukora kuri iyi channel yacu. Yesu aduhana umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka bibwire mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Sindikubwabo Larisi, KA no kubera Imana n'izindi nyinshi. Yesu amuha umugisha rero, amaze guturirimbira ngo ni ukubera Imana, ni indirimbo ye yitiriwe volume ya 2. Reka tubwire muri make mutima yari afite icyo gihe ajya kuririmba ngo ni ukubera Imana. Byari byaje cyane. Imana ibaha umugisha. Naratekereje nsanga kuba turaro kubera Imana. Igihe nanyuze mu buzima butari bwiza bugoye cyane, hahandi kubona icyo kurya nubwo ngubu twabibonye, ariko kubona icyo kurya byari hatari, kubona icyo kwambara. Hanyuma rero ndangije mbona ko kuba turiho ari ukubera Imana. Ndavuga nti rero reka mbibwire abantu ko kuba turiho ari ukubera Imana. Niyo mpamvu nahimbye indirimbo. Yego, Imana ihabwa icyubahiro rero, kuba turiho ni ukubera Imana. Kandi nawe utibagiwe utanirengagije iby'Imana yakoze ku buzima bwawe ni byinshi, kugira ngo uyu munsi uba ugeze aho ugeze ni ukubera Imana. Imana ishimwe. N'uzajya wumva indirimbo rero ujye usubiza inyuma amaso, uyibuke ubare imigisha yose Imana yaguhaye, uzajya usanga uyu munsi kugera ku rwego ugezeho ari ukubera Imana. Imana yacu ni ishimwe. Twari turi gufatanya namwe guhimbaza Imana tuvuga ngo ni ukubera Imana, tugira ngo mwibuke ko tubaye ku bw'ubuntu bw'Imana. Yesu aduhana umugisha. Murakoze.